Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZU Business Group Limited. Reka twizere yuko muri amahoro kandi dukomeze kubifuriza iminsi mikuru myiza isoza umwaka wa 2023 ndetse na Noheli nziza cyane. Ni nako kandi tubasaba gukanda subscribe utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kabisa. Nkuko rero mumaze kubimenyera, nitwe company ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu ndetse tukabasha no kubakira amazu meza agezweho ku giciro cyiza kitabahenze. Nkuko rero muri kubibona ku mashusho yanyu, turi kubereka cyangwa se turi kubatemberera igipangu cyiza kirimo inzu nziza yo guturamo ya cadastre ikiri nshyashya. Akaba ari inzu imeze neza cyane, iri mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inzu iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, ntahandi ni mu murenge wa Kanombe ahazwi nko mu Busanza. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nziza cyane yubakishijwe amatafari ahiye yose. Inzu yubakishijwe ibikoresho bigezweho bijyanye n'igihe. Ikindi iyi nzu ikaba ifite nyine ibyumba 4 byiza binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne cyangwa se cuisine igezweho yo mu nzu. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex igizwe n'icyumba twavuga ko ari cy'umukozi, igikoni cyo hanze, ikagira ndetse na douche na toilette byo hanze, ndetse iyi nzu ikaba ifite n'ikigega cy'amazi. Twavuga byinshi rero kuri iyi nzu, ariko tubibutsa yuko iri mu kibanza cya metero kare 300, iri mu kibanza cya metero kare 300 zirengaho nkeya, kuko ni inzu iri mu mudugudu ujyanye n'igihe muri site. Iyi nzu rero ikaba igurishwa amafaranga atari menshi cyane, ko ari inzu igezweho yubakishijwe ibikoresho bigezweho. Ni inzu yubakishije amatafari ahiye yose, ikagiramo inzugi nziza z'amaribu, ikagiramo parafo za gypsum nk'uko mubireba. Inzu rero ikaba ihendutse kuko iri gushaka miliyoni 55 z'amanyarwanda zonyine, miliyoni 55 z'amanyarwanda gusa, cyangwa se ibihumbi 55 by'amadolari. Ndagira ngo rero rwose iyi nzu nyaboneka niba wayikunze uzudusure mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, kugira ngo NZU Business Group Limited ikomeze ibagezeho ibyiza byose kabisa. Ni nako kandi ushaka kuduhamagara kuri contact zacu cyangwa se nimero zacu mumaze kumenyera muri benshi, arizo 0782486797 cyangwa se 078123 Ushobora rero no kudusaba ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa NZU Market. Ni karibu cyane rero, ni muze tuba managingira imitungo yanyu, tubafashe kwibyaza umusaruro. Ni muze dukore kabisa, dukore tububakire, kuko iwacu umukiriya ni umwami. Reka tukwibutse ndi cyase nanone gukanda subscribe, ugakora kukazogera, ugakora share, kugira ngo dukomeze kujya tubana ibihe byose n'imari nshya n'amakuru ajyanye n'ubutaka muri rusange, umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Ni karibu cyane rero, turabakunda mwese, tubahaye ikaze iwacu muri NZU Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ciao.